Ugushyingo ukwezi kwa 11 November Novembre ndumva ngerageje kuvuga mu ndimi zose twumva ni ukwezi kwahariwe ubuzima bwo mu mutwe bw'abagabo by'umwihariko. Niba utabizi rero November habamo movement yitwa Movember. Iyo movement Movember rero akaba ari movement cyangwa ntabwo se ihuriro niyo sinzi ukuntu movement nayivuga mu Kinyarwanda, ariko ni movement iba yarakorewe kuzamura awareness cyangwa gukangura gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abagabo. Ariho usanga muri November abagabo baba batogosha ubwanwa n'ibindi nk'ibyo. Niba utaruzi Movember icyo ari cyo rero, you're welcome. Ubungubu urabimenye. Mwiriwe muraho murakaza neza ku rubuga Ngende Nene. Hano tuganira ku buzima bwo mu mutwe, imibereho myiza, imibanire n'utuntu n'utundi. Niba uri mushyashya rero hano ndakwakiriye, wahisemo neza. Reba ino video ugeze ku musozo, ndakwizaza ko uri bukuremo ikintu kimwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu cyangwa byinshi cyane biri bugufashe, cyangwa igafasha mugenzi wawe cyangwa umukunzi wawe cyangwa undi muntu uri mu buzima bwawe. Ndagushishikariza rero gusubscribinga no kulikinga no gusiga comment kurangiza ino video. Niba uri musangwa rero nawe niba uri umusanga rero nawe ndagushimiye cyane kuba wagarutse. Ni iby'agaciro cyane, umuryango wacu uri kugenda kwa waguka. Subscribers bashyashya mwese ndabakiriye, murakaza neza, ndabashimiye cyane. Mukomeze musharinge video n'abandi bamenye urubuga, kuko hano tuganira ibintu by'ingirakamaro cyane. Mu minsi ishize rero mu Rwanda habaye ikintu kimeze nk'icyorezo cyo kwiyambura ubuzima, aho abantu benshi bajya guhagarara ku mayitaje bakishugunya hasi. Hanyuma urebye imibare y'abantu bakoze ibyo bintu, ngewe abo nabashije kubona nta mugore wari urimo, bose bari abagabo. Birababaje cyane, ariko ibyo ni ibintu bireflecta cyangwa ni ibintu bigaragaza ukuntu ubuzima bwo mu mutwe bw'abagabo butameze neza, buri hasi cyane. Ariho bituma, kuko twibuke ko umugabo cyangwa umuntu wari we wese ugiye kwiyahura, ubundi kwiyambura ubuzima aba ari signe ya depression, akaba ariyo ya nyuma. Niba uri mushyashya hano ushobora kuza kureba izindi video utarareba, aho twaganiriye kuri depression, twaganiriye ku bitera depression, tuganira ku kuntu buri muntu yabitera yayirwara, tuganira no ku kuntu itandukanye n'agahinda gasanzwe. Ndagushishikariza kujya kubireba. Rero ikintu cya mbere nshaka ko twumva mbere yuko nanakomeza iki kiganiro, nuko tugomba kumva yuko depression ni indwara nk'izindi. Ugomba rero kumva yuko kwiyahura ari sinye ya nyuma. Muri ya masinye yose navuze, kwiyahura ntabwo nabishyizemo kuko abantu benshi baba badashaka kubyumva cyangwa batari tari kubyumva, ariko numva ari ngombwa kubivuga yuko sinye ya nyuma ya depression aba ari kwiyahura, aho aba yumva it's too much, ntago akibishoboye. Hanyuma rero wakwibaza ngo ni iki gituma abagabo ari bo bafite umubare munini mu kijyanye no kwiyambura ubuzima? Ikintu cya mbere kibitera ni ukubera stigma. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, abanyarwanda turacyafite imyumvire itariyo, imyumvire yo hasi, imyumvire idahwitse yuko kurwara mu mutwe ari ibintu bitari byo cyangwa bitari réel, aho wumva ko nibyo umuntu aba yigirisha, ni ubutesi, wabyikuramo, as in like ni gute umuntu yaba arwaye ukamubwira ngo byikuremo birashira? Really? Ntago byavamo. So iyo stigma ni kimwe mu bintu tugomba kurwanya, kugira ngo twumve yuko ni ibisanzwe kuba warwara mu mutwe, ni ibisanzwe kuba watekereza ukagira imitekerereze mibi cyangwa ukagira negative thoughts. Nubwo dukunda kubyegezayo, ariko dutekereze. Ndizera kuri wenyine nta muntu uri kumwe nawe. Tekereza uvuge ngo mu buzima bwawe nta munsi umwe wari watekereza ku rupfu, nta munsi umwe wari watekereza ku gihe uzapfa. Nk'abakristo noneho muhora munabiririmba muvuga ko nimupfa muzaruhuka imiruho y'isi, ko nimupfa bizagenda gute. Ibyo byose mutekereza ku gupfa. Ni ukuvuga ngo nawe utekereza yuko nupfa agahinda ufite uyu munsi kazashira, right? So tugire normal yuko kugira ibitekerezo bijyanye n'urupfu ari ibintu bisanzwe. Ikiba kidasanzwe ni ukubiceceka ntubivuge,
kugeza aho ubishyira mu bikorwa, kuko gutekereza ikintu no kugikora actually ni ibintu bibiri bitandukanye. Harimo urugendo hagati yo gutekereza kuba wapfa ukaruhuka no kugira ngo ugende ufate icyemezo cy'uko ugiye kubikora koko, aba ari urugendo. Rero nitunormalizinga yuko kugira ibitekerezo like negative thoughts zo kuba wifuza gupfa, nitumara kubyakira tukumva ko ari ibisanzwe, atari wowe wenyine ujya ugira ibitekerezo. Buri muntu, abantu benshi ntakubeshye, abantu benshi ibyo bintu bajya babitekereza iyo bababaye, rero ntago ari wenyine. Nitumara kumva rero ko okay, ntago ari njye nyine ujya ugira ibitekerezo by'uko nshaka gupfa, nshaka kuruhuka imiruho y'isi, bizakorohera kuba wafunguka ugenda ubiganire. Kuko ubundi ikintu kigustopa hagati yo gutekereza kwiyahura, kane kubyita kwiyambura ubuzima, hagati yo gutekereza kwiyambura ubuzima cyangwa gupfa no gukora igikorwa cyo kwiyahura, harimo urugendo. Iyo muri urwo rugendo rero ugize Imana ugafunguka, ukabwira umuntu ati ndumva nshaka gupfa, ndumva nshaka ko ubuzima bwanjye burangira, ntago uba ugiye kwiyahura, ntago uba ukigiye kubikora, kuko uba ubonye uburyo usohora agahinda kawe, ibitekerezo byawe, ibintu bibi bikurimo. Akenshi waganira n'umuntu w'inzobere cyangwa umuntu ukwiye kubiganiriza akabigusubizamo intege, cyangwa nibuze akaba yatuma utakijya kwiyahura. Ibyo bintu tumara kubyumva rero bizagabanya umubare w'abiyahura. Ikindi tugiye kuganira, ikindi numva gituma abagabo biyahura cyangwa biyambura ubuzima cyane, ni ukubera ko baba bari bafite isoni, bafite ipfunwe ryo kuba yakwemera akavuga ati okay, I'm weak, ntago mbishoboye, ndananiwe, ndarushye, nta mbaraga nkifite, sinkibishoboye, ndababaye cyane. Kuko mu muco wacu twashyize ko abagabo nukuri ari igendeye ibintu dutegereje ku bagabo, ugasanga wakwibaza se umugabo ni akamana gato. Hari igihe utekereza ukavuga ati really, tubashyiraho pressure nyinshi cyane, kumva ko umugabo agomba kuresisa mu buzima, agomba kuba umukire, agomba kugira amafaranga, agomba kuba strong. Cyane cyane icyo cy'amafaranga, bumva ko umugabo utabonye amafaranga ntago aba ari umugabo, aba ari akagabo, aba ari akabwa. Jeez, ibyo birambabaza cyane kuba bavuga ngo tugabo tutubwa, wamaze se umwisa akabwa kubera iki? Ngo nta mufuka agira, ngo ikofiye, ngo nta mafaranga arimo. Wose ko ntayo ufite ayo mafaranga, ubwo wowe uri mbwakasi. I don't know. Iyo mitekerereze ipfuye gutyo tubanze tuyikureho. Ntago ubugabo bw'umuntu bushingiye ku mafaranga ye. Nta n'ubugabo bw'umuntu bushingiye ku kuba ngo akomeye cyane, ngo atagira amarangamutima. Turagenda tukarira ngo abagabo ngo ntago berekana amarangamutima, ngo ntago dukunda, ngo ntago dukora utuntu twiza, ngo ntago ari romantique, ngo kandi niko barezwe barabagize nk'inyamaswa cyangwa zidafite umutima, zitagira sentiment, zidafite nta mishinyiko. Agomba kuba akomeye, ari brave, ari strong, ari afite courage, nta kintu atinya mu nzira, ibintu byose akubita ashwanyaguza nk'aba muzimu. Umushenzi wazunguza agakubita hasi, uri kumva. So ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu tugomba guhindura kugira ngo pressure iri ku bagabo, kugira ngo bafunguke, wumve ko nabo ari abantu bashobora kurira, bagifite amarangamutima. Icyo ngicyo cyane cyane ndakibwira abakobwa, abagore bumva ko umugabo wagize amarangamutima aba atari umugabo, mbese ngo nta bugabo bwe, ngo ni ikibwa, ngo cyararize. None se bibwira ko umugabo adafite umutima, adafite amarangamutima, akozwe mu mbaho, mwibuye, mwiki? No, tworoheranye, twumve ko twese turi abantu dufite inyama n'amaraso, sibyo? Ikindi kintu gituma rero abagabo baba benshi mu kwiyahura nuko kubera ibyo bintu byose maze kuvuga aha, bituma badafunguka ngo babe baganiriza umuntu uwo ari we wese amarangamutima yabo. Cyane cyane ko niyo urebye ibiganiro hagati y'abagabo ntago biba biri deep, ntago baba bagira conversation zijanye n'amarangamutima cyangwa nuko biyumva. Usanga niba utaragira abagabo bari kuganira, reka mbikubwire, niba uri umugore, abagabo bari kuganira kuri Manchester, abari kuganira kuri basket, ngo LeBron ngo uyu munsi yakinnye nayo yatumye dutsindwa, abaganira ku bintu biri superficiel, ntago bajya bagira conversation
mwihangane rero hari akabazo kari tekinike dukomerezaho twari tugeze nandi kuvuga yuko akenshi usanga abagabo mu miganirire yabo mu gikundi cyabo mu bushuti bwabo baba bari kuganira ku bintu bisanzwe biri superficiel bitari really deep bitajyanye n'amarangamutima n'ibibazo by'amindani no kuba umunyantege nke cyangwa ibintu nk'ibyo. Wakwibaza ngo ese ngo ni igiki cyakorwa kugira ngo tugabanye umubare w'abagabo biyambura ubuzima? Abagabo ni basaza bacu, ni ababyeyi bacu, ni abagabo bacu, ni barumuna bacu, ni ba bosi bacu, ni inshuti zacu. Icyo kibazo cya mbere na mbere ugomba kumva ko kikureba uwo uri we wese, ntumve ko ari ikibazo kireba abandi. Ni ikibazo cya buri muntu wese. Nk'abanyarwanda, nka community nyarwanda, tugomba kumva ko ari ikibazo kitureba twese kandi ko ari ibintu bibaho bishoboka, bishobora kuba kuri buri muntu. Nk'uko nabivuze muri video zashize, buri muntu ashobora kurwara depression, buri muntu ashobora kugira ikibazo kijyanye n'indwara zo mu mutwe. Ni nk'uko wakwiyandaga kuvuga ngo njye sinshobora kurwara diabete, njye sinshobora kurwara sumbaza indwara iyo ari yo yose. Nibyo indwara zo mu mutwe ntabwo tubasha kuzirebesha amaso, ariko ntabwo bituma zitaba indwara nyazo kandi zifite consequences zikomeye ku buzima bw'umuntu cyangwa ku bw'u Rwanda twese nk'igihugu muri rusange. Icya kabiri gikwiye gukorwa nuko iki kirareba cyane cyane igitsina gore. Twiyoroshye, twakire ko abagabo ari abantu nkatwe, ntago ari utumana. Nubwo muri insengero nyinshi, mu myizerere myinshi bavuga ngo umugabo ngo niwe mutwe w'urugo, ngo umugabo ngo niwe muyobozi, ngo umugabo ngo ibiki n'ibiki. Ntago umugabo ntago umugabo akoze mu mabuye cyangwa mu mbaho, cyangwa nukuri umugabo afite umutima, afite inyama, afite amaraso, afite ubwonko. Nta kintu kidasanzwe muri fonctionnement wavuga ngo umugabo ngo afite ubumana bwinshi kurusha umugore. Rero twiyoroshye, twumve ko umugabo narira ntumuseke, ntumubwire nabi ibigambo byawe uvuga ngo se ngo nta mugabo urira. Kandi ibyo birahera n'ukuntu turera abana bacu bato b'abahungu, aho umukobwa agwa impore mama ihangane, ukamanagura amarira yawe umugabo ngo bravo, ngo uri umugabo. Iyo ari umwana w'umuhungu ngo bravo, ngo komera, ngo umugabo ntarira, ngo umugabo ntabara, ukamuhanagura gutya ngo komeza ugende ukine. No, ibyo bigomba guhera hato ko umwana w'umuhungu nawe agomba kurerwa yumva ko nawe amarangamutima ye afite akamaro, amarangamutima ye nawe ari umuntu akwiye kumva ababaye, akwiye kubabara. Niba yumva akeneye kurira, mumureke nawe arire. Dusubiye rero ku bijyanye n'umugore n'umugabo, umugabo ntarira ntibitume uvuga ngo uri imbwa, ngo uri ikigabo bwoko ki, ngo nta mugabo urira, ngo nta bugabo bukurimo. Ngo amagambo tugira abagabo twirinde, tube mindful y'ibintu tuvuga, tugira umupaka ku bintu dusohora mu kanwa kacu igihe turi kubwira abagabo. Nsoza ino video rero hari ubutumwa butoya, hari utuntu duke nyine nshaka kuvuga nk'uguclosinga ino video. Icya mbere nshaka kuvuga, ndashaka kukibwira wowe urwaye, wowe ubabaye, wowe ufite depression, wowe uri bipolar, cyangwa utazi n'ikibazo na kimwe ufite ariko ukaba wumva ufite agahinda kenshi mu mutima wawe, ukumva ubabaye, ukumva ntushaka kubaho, ukumva ntukibishoboye pe, ukumva urananiwe. Ndagira nkubwire ngo it's okay not to be okay. Ni ibisanzwe kuba uri kumva umeze gutyo, ntabwo uri wenyine. Ukuntu uri kwiyumva ntabwo biri gutuma uba umuntu uri less of a human, ntabwo biri gutuma uba less of a man, ntabwo biri gutuma ubugabo bwawe buvaho cyangwa ubumuntu bwawe buvaho. Ahubwo byakire, wumve ko utameze neza, shaka umuntu biganiriza, shaka umuntu bisangiza, kandi gira courage, n'ukuri komeza urwane. Iyo ntambara izatsinda, uzayitsinda, nta mvura idahita. Kandi yibuka ko uri uw'agaciro. Biragoye muri iki gihe kwibuka ko uri uw'agaciro, kuko uri kumva ntacyo umaze, uri kumva ati ikigabo kidafite amafaranga nta mugore nzabona, cyangwa umugore wanjye yanyanze kubera nta mafaranga, cyangwa muri societe nta muntu n'umwe unyitayeho kuko nta kamaro mfite. Ni ukuri uragafite akamaro.
uragafite kuko ntabwo wavutse kumanuka kandi ufite potential nyinshi nurwanya iyo negative thoughts ziri kukuzamo ufite ejo hazaza heza. Ikindi wigira ipfunwe, wigira isoni, wibyihererana, shaka umuntu bisangiza. Ngira ngo niba uri umukristu, mbona abanyarwanda benshi ari abakristu, genda ubwire pasiteri umuganirize. Niba utari umukristu, byandike. Niba wumva nta muntu n'umwe ushaka kubibwira, niba wumva nta muntu n'umwe wizeye wabiganiriza, shaka ahantu byandika. Ni bumwe mu buryo bwa therapy kwandika ibintu bikagusohokamo. Ikindi niba ubishoboye, shaka muganga, shaka counseling, shaka umuntu biganiriza kuko icyo kibazo ni ikibazo gifitwe n'abantu benshi kandi gishobora gukira. Ikindi iki cyo ntabwo kiri abantu bari muri depression gusa, ndabibwira abantu bose twumve ko indwara zo mu mutwe ari indwara nyazo, ari indwara ziri réel. Yego ntabwo tubasha kuzibona kuko ko zirimo indani, ariko umubiri wacu na mind no mu mutwe ni ibintu biri interconnected, ni ibintu biri connected, kimwe cya affect ikindi. Rero kuba utakibona ntabwo bituma kitaba réel. Twibuke yuko ubwonko ni inyama nk'izindi. Ni nk'uko umutima wawe wagira ikibazo cya hypotension cyangwa hypertension, aho usanga amaraso umutima udakubita neza, cyangwa igifu cyawe kikaba cyaravuyeho twa tuntu bigatuma kikurya, cyangwa pumo yawe bigatuma ugira asthme cyangwa pneumonia. Ni inyama nk'izindi. Rero twumve yuko ubwonko kuba ari inyama nk'izindi, birashoboka yuko yarwara, birashoboka yuko yaba ikeneye ubufasha kugira ngo yongere ikore neza. Arya iyo ni iki? Ni cerveau, ni iyo nyama y'ubwonko. Mwakoze kubana nanjye rero. Ndagushimiye ko warebye ino video kugeza hano. Kuba wigesheje hano, guess what? Bivuze ko wayikunze kandi ko wumvishemo ibintu nka bingahe biri bugufashe. Niba bitagufashije directement, ntago byabura undi muntu biri bufasha. Ariyo mpamvu ngusaba ngo sharinge ugire abantu uyohereza. Yafasha kuko mba nayikoze mu rwego rwo gufasha abantu bari mu bibazo nk'ibi. Wakoze rero, like, subscribe, share nkuko nari manze kubivuga. Hanyuma naho ubutaha ikiganiro nakagaruka. Niba hari ikibazo ufite, ushobora kucyandika muri commentaire cyangwa ukanyandikira kuri Instagram Nene Rwanda, aho ushobora kunyandikira DM cyangwa direct message, aho umbwira ibintu udashaka ko abantu bose babona. Waba ufite ikintu wifuza ko naganiraho, igitekerezo, byose ufite suggestion nyine, byose ndafunguye, nitari kubyumva. Ciao, bye.